Uyu rero ni umuceri wa mbere, murabona ukuntu usa no kuwureba byonyine biteye apeti. Uyu nawo rero ni umuceri wa kabiri, izi nteko enye zose ngiye kubereka ziratandukanye. Murabona ko n'uyu nguyu ni uwa gatatu, murabona nawe ukuntu usa uhita uwugirira apeti ukiwubona. Uyu nawo rero ni umuceri inteko ya kane. Muze kumbwira muri komenti rero uwo wakunda kurusha uwundi muri iyi miceri itetse mu bwoko bune. Tugiye gutangirana rero n'uyu nguyu. Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza ndashima Imana. Uyu munsi rero nabahitiyemo kubaha video y'inteko enye zitandukanye watekamo umuceri kandi uryoshye cyane, n'abo wabutekera rwose nta kabuza bawukunda. Muri izi nteko enye rero, niba uri umuntu ukunda umuceri, niba izi video utarigeze uzibona, ziri bugufashe uko wajya uhinduranya nyine uteka umuceri, kuko izi nteko enye zose ni mu mavideo nakoze, nuko navuze noneho reka nyateranye nyashyire hamwe, noneho mbashe kuzibereka ku bantu batazibonye, cyangwa se warabonye nk'imwe muri zo cyangwa ebyiri, bereke uburyo butandukanye bune wabasha kwitekeramo umuceri kandi ukawukunda. Iyi rero ni inteko ya mbere. Murabona natangiye nkata karoti, ibyo ngiye gukoresha byose nabyogeje birasa neza, mubonye ukuntu karoti nazikase utuntu dutoya, noneho hano mfite na poivro n'igitunguru, nabyo ngiye kugenda mbikata. Utu ngutu ni udupuwaro. Ibyo ngiye gukoresha rero ndangije kubitegura. Ipanu nayishyize ku muriro, nshyiramo amavuta makeya aringaniye. Murabona ko nashyizemo karoti, nizo ngiye kumanza nakaranga mu mavuta zonyine. Noneho rero ngiye gushyiramo bya bitunguru na poivro, ndabishyiramo icyarimwe.
Noneho rero aho bigeze muri kubona ukuntu byabaye, ngiye gushyiramo uturungo tw'amafu, aka ngaka ka mbere nshyizemo ni notimega, noneho ngiye gushyiramo na black pepper, ugenda ugereranya ugashyiramo bikeya bitewe n'umuceri ugiye gukoresha uko ungana, n'iyi ngiyi ngiye gushyiramo nayo ni coriander. Ngiye gushyiramo n'akamagi kamwe, noneho rero ngiye gushyiramo umuceri ni uw'umweru nawubijije byonyine nta kindi kintu nongeyemo, shyiramo n'umunyu mukeya. Noneho rero ngiye gushyiramo turmeric powder kugira ngo bize gusa nk'umuhondo, umuceri nyine uze guhindura ibara uba usa neza kurushaho. Noneho rero ngiye kuvanga, wivange neza kugira ngo hose ubusa. Umuceri wa mbere rero ni uyu nguyu wahiye nta gisigaye, murabona ukuntu ubusa neza. None iyo ushyizemo nyine aga turmeric powder ugahindura ibara, ubona ko nyine uri gukurura amaso, si ubwo ni ugukurura amaso nyine ugaragarira neza amaso, uteye apeti. Niba uri umukunzi w'umuceri rero uzawuteke nk'uku nguku mbiberetse, uzawukunda. Uyu muceri rero uba usa neza, urabona ko ufite n'abashyitsi ukawubategurira rwose pe, babona ko wabateguriye umuceri usa neza. Uyu rero waba umuceri wa mbere, turagiye n'umuceri wa kabiri, uyu nguyu niwo rero ngiye kubereka. Umuceri wa kabiri rero ahangaha murabona mfite igice cy'igitunguru ndi gukata duto duto, nkagira poivro y'umuhondo nayo ni igice, na poivro y'icyatsi nayo ni igice. Utu natwo ni udupuwaro. Ngiye gukata na seleri.
Kuri iyi sahani rero mfite utundi turungo ngiye gukoresha, hano mfite bay leaves, nkagira cinnamon, nkagira na cardamom. Noneho rero cardamom murabona aha ngaha nazimanyuye kugira zize gukora neza. Nashyize rero isafuriya ku muriro, nshyizemo amavuta, murabona ni amavuta makeya nkoresheje atari menshi, manjije gushyiramo za cardamom na cinnamon. Nitwo ngiye kubanza nakaranga turi twonyine ariko umwanya mutoya. Umuceri rero urimo tuno turungo umva uraryoha cyane, kandi ibijyanye n'ibirungo hari video nakoze y'ibirungo bigeze kuri 38 mbasobanurira inteko wagenda utekamo buri kirungo, aho wakigurira n'amafaranga kigura. Niba rero utarayirebye ujye ukoresha ibintu by'ibirungo cyangwa ushaka kujya ubikoresha, uze kuyireba iri bugufashe kuko nagerageje kubasobanurira byose. Niba utarayirebye uyirebe. Iyi rero nashyizemo ni tungurusumu. Iyo ushyizemo rero tungurusumu utekera ku kariro gakeya kugira ngo itahita ishirira. Noneho rero ngiye gushyiramo bya birungo nakase, igitunguru, pavuro y'icyatsi n'iy'umuhondo na puwaro, nibyo nshyizemo. Niba uri kureba iyi video rero uri mushyashya kuri Rede TV show, njyewe nitwa Rede. Niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Niba nawe uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye uyikore kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Utungutu rero nshyizemo ni udusereri. Noneho rero hano mfite ibirungo by'amafu nabyo ngiye gushyiramo, hari black pepper, coriander, paprika, nutmeg na curry powder, nibyo ngiye gushyiramo. Ikindi ku bijyanye n'ibirungo, udakunda ibirungo by'amafu wabyihorera, biterwa n'ibyo ukunda. Hari ibyo nshyizemo weho udakunda, ubu ntiwabishyiramo nyine, cyangwa se hari ibyo ntashyizemo weho ukunda, nibyo washyiramo. Ibirungo by'amafu biterwa n'uko weho ubikunda, kimwe n'uko ushyiramo ikigero bitewe n'uko ukunda. Ushobora kuba ukunda paprika nyinshi cyangwa se black pepper nyinshi, akaba ariyo ushyiramo nyinshi. Biterwa nyine ibirungo by'amafu n'uko ubikunda. Noneho rero ngiye gusukamo umuceri, ndamanza n'ubundi nkomeze nkarange mbere y'uko nsukamo amazi. Noneho rero ngiye gushyiramo soya sauce ariko iri black kugira ngo uze kuza gusa nk'uhinduyemo ibara, ariko ntabwo nshaka ko urahinduka cyane bigaragara cyane.
ngiye gushyiramo nkeya, ikiyiko kimwe. Noneho rero ngiye gushyiramo amazi, biba byiza gushyiramo amazi ashyushye wayabijije ku ruhande cyangwa se wayacaniye muri keto. Noneho ngiye gushyiramo twa tubabi naberetse bay leaves. Igikurikiyeho rero ngiye gupfundikira ntekere ku muriro mukeya uringaniye utari mwinshi cyane, ubundi ntegereze umuceri ushye. Aha ngaha rero murabona umuceri wahiye, ni uku nguku usa, urasa neza, uteye apeti, uri guhumura cyane. Soya sauce niyo mpamvu nababwiye ko nashyizemo nkeya. Iyo ushaka nyinshi urahinduka cyane nyine ukajya gusa nka shokora. Umuceri wa kabiri rero nawo murabona ko usa neza, uteye apeti, ufite n'abashyitsi rwose cyangwa se mu kirori ukawubategurira baryoherwa cyane. Noneho rero tugiye kujya ku muceri wa gatatu. Ngeze rero ku muceri inteko ya gatatu. Umuceri wa gatatu nashyize ipanu rero ku muriro yashyushye, ngiye gushyiramo amavuta makeya aringaniye. Ngiye gusukamo umuceri namanjije nawoza. Umuceri rero ngiye kubanza nawukaranga mu mavuta wonyine, nta kindi kintu ndashyiramo. Umwanzuro wawo ukaranga byibuze nk'iminota 2 ariko utekera ku muriro mukeya. Noneho nsutsemo amazi, ushyiramo amazi ashyushye. Noneho rero ngiye gushyiramo umunyu, ubundi mupfundikire umanze ushye nkuteke ukwawo wonyine, ibindi ndabibereka. Mu gihe noneho ntegereje ko umuceri ushya, reka mbe ntegura ibindi birungo. Hano mfite poivro y'umutuku, iy'icyatsi n'igitunguru cy'umutuku. Noneho rero ngiye kubikata, murabona nabyogeje birasa neza, ariko ndagenda nkata utuntu tutari dutoya, ndagenda nkata utuntu tureture. Kubera ko rero umuceri utari mwinshi, ngiye gukoresha igice cya poivro y'umutuku n'igice cya poivro y'icyatsi.
Noneho rero iyo umuceri uhiye ugishyushye uhita usukamo ya magi wakubise. Uravanga neza rero kugira byivange neza kuko amagi murabizi aba yoroshye iyo asutse mu bintu bigishyushye, uko ugenda uvanga niko agenda ashya. Umuceri rero mbaye nywuteretse ku ruhande, mfashe indi panu naho nshyizeho amavuta aringaniye atari menshi. Noneho ngiye gushyiraho tungurusumu ariyo manza gukaranga, ariko ukarangira ku muriro mukeya kugira ngo itahita ishirira. Noneho urongeye ushyiramo ya pavuro y'umutuku n'icyatsi n'igitunguru. Noneho rero biba byiza kurushaho iyo ubikaranze ntubihishe cyane. Noneho rero ngiye kubisuka kuri wa muceri. Umuceri wa gatatu rero ni uyu nguyu urahiye, murabona ukuntu usa, urasa neza kandi uba ufite icyanga pe, uba uryoshye cyane. Ikindi uyu nguyu mwabonye ko nta birungo by'amafu nigeze nkoresha. Iyo utetse umuceri rero nk'uko nguko urimo amagi uba uryoshye cyane. Ikindi bino birungo, ibitunguru n'amapavuro, iyo utabihishije biba byiza kurushaho kubera uba wumva bisa nk'ibikucagurika. Tugiye ku muceri wa kane rero ari nawo wa nyuma, ni girini rayisi. Aha ngaha rero hari ibyo ngiye gukoresha, ni ibyo ngiye kubanza nabereka. Mfite igitunguru kimwe cy'umutuku, pavuro y'icyatsi igice, nkagira amapuwaro. Aha ngaha mfite rero na seleri na perisile.
Iyi ngiyi ni tungurusumu, nkagira bay leaves, mwabonye ko no kuri wa wundi nagikoresheje, nkagira cloves. Cloves nayo mu muceri iraryoha cyane kandi ituma uhumura neza. Noneho nkagira n'izi ngizi green cardamom.
urakomeza ugakaranga rero kugeza ubwo amazi yo mu birungo akama. Hano rero murabibona ibindi birungo nabyo ngiye kubishyiramo, aha ngaha mfite rosemary, ndakoresha na magi, iyi ngiyi ni oregano, iyi ngiyi ni paprika, n'iyi ngiyi rero ni chili powder, ariko ndi bukoresha na soya sauce ariko itari black, iyi ngiyi ni light. Ibyo ndakoresha rero ngiye kubanza mbishyire muri kano gasorori, nze kubishyiramo nyuma. Nk'uko rero nakomeje kubibabwira, ibirungo biterwa n'ibirungo ukunda. Ibyo ukunda nibyo ushyiramo, hari ikirungo nshobora gushyiramo wowe utagikunda wacyihorera, kimwe n'uko ushobora kubona mu birungo ngewe nshyizemo hari icyo ntashyizemo kandi weho ukunda wagishyiramo, upfa kuba uzi yuko nyine kijya mu muceri nta kibazo. Tuno tu rosemary rero kubera ari tureture mbanjije natuvunagura kugira ngo tumere nk'agafu cyangwa se tube dutoya. Umuceri rero iyo uwushyize mu birungo ntabwo uhita wihutira gushyiramo amazi, umanza wawukaranga akanya nk'iminota ibiri, nyuma ukabona gushyiramo amazi.
wa kane rero ari nawo wa nyuma ni uyu nguyu, murabona ukuntu usa, unahumura cyane, uryoshye, ufite icyanga, uzawuteke uzawukunda. Ese nko muri izi nteko enye zitandukanye z'umuceri, uri kubona ari nk'uwuhe wakunda kurusha uwundi? Mwakoze kubana nanjye rero muri videwo y'uyu munsi, Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Niba utarakora subscribe please kuri subscribe, tujye tubana mu mavidewo menshi kandi meza agiye atandukanye. Tuzongere rero duhurire muri videwo itaha. Ndabakunda mwese, ciao ciao.